iteraniro rizitabanzamo imbaraga zihanisha abantu ntago uriya mwuka ubuva ku Mana. Kandi ikimenyetso cyerekana ko mu iteraniro harimo imbaraga so uko imbago zijugu n'umuntu arahaguruka nk'ubwo izo mbaraga zituma umuntu ajugunya imbago ni nazo zikura Prudence mu ikofi. Ukabona umuntu araje ati Imana imbabarire nari umusambanyi. Imana ni ko wabonye abajugunya imbago wigeze ubona abasambanyi bihanze? Wenda kuko nsanzwe nihangana narira nkihangana Imana kuko wabibonye. Ariko ubundi w'inkwakuzi yajya muri RIB ndabeshya akagenda ati ngiye mfite ikibazo. Umuntu yafashira izina ryanjye ajya kurikoresha ibi nibi wariburanira rwose n'abavoka bakazamo bigakomera. Ari izina ritabohora ababoshye, ari izina ritaruhura abarushye, ari izina risanzwe jowe risanzwe amazina acarasanzwe. Haswe rero izina rya Yesu. Nawe ntazabura kwirwanirira abantu bari izina rya Yesu. Izina rya Yesu abapfakazi bahamagara abana babo bakiga. Izina rya Yesu ifubyi zigahamagara iri zina rya Yesu rikabarera rikababera papa na mama. Izina rya Yesu uvuga ubuzi bitatu ukahita uryama ukizigura. Izina uhamagara ugeze mu rubanza. Haleluya. Amen. Ugeze mu rubanza rikaburana rikigwatiriza nta wundi mu metero ubayemo. Izina rya Yesu rikwirukanaho abadayimoni n'abazimu bari bagushagaye urikazana abamarayika. Izina rya Yesu rikurinda gukenyuka ukaba umurame. Izina rya Yesu riruhura abarushye. Izina rya Yesu ryatugeza abagabo turi abagore. Izina ryadukuye hasi mu mukungugu rikatwicazanya n'abakomeye. Ntago warikoresha uko byumva ngo birangirira. Ubwo ndaboneyeho n'umwanya wo kubwira abantu barikoresheje ahatari. Ntago bizarangirira. Erega ryatangiye kuburana. Iri zina ryatangiye kubikora. Ubusere ubona abantu ritarabafashe kunda. Bakunzi b'iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose ni kwa kundi mutumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo dukorana nyine ibiganiro bitandukanye biri mu buryo bwo kwamamaza ivuga butumwa cyangwa kwamamaza Yesu Kristo nyine nkuko ari cyo twiyemeje. Murabona ko n'ubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira. Reka dutangire tumusuhuza n'ubundi mwiriwe neza kandi mwiriwe cyane shwe. Amakuru Turi amahoro. Murakomeye. Ndabona rwose muberewe pe. Yego. Mbaye neza rwose. Murakoze. Okay. Yes, muratangira mwibwira abadukurikiye nubwo babazi kugira ngo bamenye ngo nibwo tugiye kuganira. Nitwa Mukeshimana Emerita. Twi ku izina rya Mama Sharirene. Ndi umumama w'abana 5. Mani duhana umugisha. Amen. Yes, ni Mama Sharirene tugiye kuganira kuri mikoro ngewe ni Joel Sengurebi. Uziko niko Sengurebe? Ntabwo ntaryibuka. Sengurebe no kuvuga no gusenga ugahita ureba. Hanyuma tureba ikiri buve. Imana ikora. Papa ariko yanyise neza n'ukuri. Yakwise neza. Nzamugurira agacupa ka Fanta. Ashagira ababyumva nta dore ko hari abantu baba ari banyamugushwa n'akadodo akantu kose ngo akajambo kabagushije mu muntu ngo yambaye none ntubakira dore wagaragaje amaboko. Oya ntabwo agaragara. Ariko ntabwo agaragara ahubwo ntabaguteza nda. Amaboko nta nicyo atwaye ariko. Ariko se ubundi kuba umuntu yakwambara imyenda igaragaza amaboko ni ikibazo. Amaboko nta kibi
ni mu kwaha wenda waba wakabije. Ndashaka ko mu bintu turi buze kuvuga tuze kuvuga uburyo ni gute umuntu yaba umurokore akanasirimuka. Bakunda kuvuga ngo abarokore ngo n'abantu b'abaturage ngo bitegeye ngo bahora mu butambaro ukuntu ngo bambara ibintu ngo birebire ngo harya bya myenda miremire abarokore bayita ngiki bya rukubiti huku bya rumbi ukuntu ntumiteho mukiza nyine ngo bigatuma ngo abantu babafata nk'abantu ngo b'abaturage da nyamara nge siko mbibona turi buze kubigaruka. Reka tubanze dusuhuza abantu batandukanye. Uyu munsi nawe ndaguha amahirwe yo gusuhuza abantu nka 5 batari hano kandi batari Kigali, ariko reka duhere ku banyakigali. Ndasuhuza abantu batandukanye bari mu mujyi wa Kigali bakunda Iyobokamana TV mu ntara zitandukanye n'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Mu Rwanda aho ndaharangije nindagiza ndajya muri diaspora rero mu bihugu bitandukanye. Nsuhuze abantu bari muri Canada badukurikira ku bwinshi, nsuhuza bari muri Amerika mu bihugu n'intara zigiye zitandukanye nyine zo kuri uriya mugabane. Nindagiza nje ku mugabane wa Aziya nsuhuze y'abantu, nje muri Australia naho tugira abantu badukurikira mbasuhuze. Ninangiza nje Europe hariya muri Strasbourg hariya muri uriya mujyi hari ba Felix Harerimana n'aba Joanna ubwo n'umudamu we n'abariya ziriya nshuti zabo bose tuzisuhuze. Niturangiza rero tugende muri Europe aho ngaho mu Bubiligi nyine mu mujyi wa Verviers dusuhuze yo mama Zabe na papa Zabe ndetse na Justine n'izindi nshuti zabo zose n'abantu bose bakunda Iyobokamana TV aho muherereye. Turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Mama Shari wewe nta bantu basuhuza ko nari ngo hayo mahirwe ngewe reka nkubwire gusuhuza abantu 5 oya naba mbateye ishyari nanjye nubwo mbavuze 5 ariko urumva ko manavuze imigabane hari abantu bajya bavuga ngo simba suhuza iyo mvuze ngo umugabane wa Aziya abantu bose bari muri Aziya basuhuje bazi Iyobokamana. Imana iguha umugisha bise mbibuka cyane. Ndasuhuza abasirikare bari mu ishyamba rya Nyungwe bakorera hariya ndabahobeye cyane. Hari n'abandi rero bari mu butumwa bw'amahoro ibi bihe byabaye ariho bari hari muri Sudani handi hanyibutse ahantu hatanu muri Centrafrica. Yego muri Centrafrica abo bantu bagiye gucunga umutekano nabo ndabashuhuje cyane. Hanyuma ndasuhuza n'abapolisi bo ku mipaka itandukanye kuko ndabizi ko bankurikirana. Ndasuhuza n'abashinzwe umutekano bari hano muri uyu mujyi wa Kigali n'ahandi bari mu bihugu bitandukanye. Hanyuma by'umwihariko ndasuhuza inshuti zanjye ntago nazirondora amazina. Ndabashuhuje inshuti zanjye hari abantu bari muri Canada ntago nabarondora amazina ni benshi. Hari abari muri Amerika, hari abari mu Bufaransa, hari abari muri uyu mujyi wa Kigali, hari abantu benshi ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Mwese mwumve yuko tubasuhuje ariko kandi Dr. Pastor Silas Kanyabigega nawe uko rivuga butumwa ryiza cyane rya online kunyibonyuje kuri Kwizera TV afite na radio yivuga butumwa akora ibintu byinshi cyane we n'umudamu we nabo reka mbasuhuze cyane aho baherereye n'ukuri. Imana izajya ibibukira imirimo mukora rwose ndetse turashishikariza abantu kuzajya basura iyo chaîne nyine ya Kwizera TV iri online kuri YouTube bakayisubscribinga bakanayisura n'ibindi byose. Ni nako mbashishikariza gusura Evangeliser Le Monde TV ni chaîne yivuga butumwa n'ubundi ikorera hariya ku mugabane w'Iburayi mu gihugu cy'Ubufaransa nyine. Rwose reka ngira abantu ngo muzajye muyisura kugira ngo ibintu byose bigende neza. Reka twiyizi rero na Mama Sharirene twiganirira tuduhera kuri icyo kintu bavuga ngo kuki ubundi abantu batekereza ko kuba umurokore ngo igari ngo kuba ngo umuturage ngo apana ngo gusirimuka ngo ni umuntu ngo babakiriritse. Bure Mama Sharirene niko bibona nawe cyangwa n'ibyo abantu babivuga? Ntago ariko mbibona kubera yuko kuba umurokore ntago bivuze gucupira. Ntago ariko bivuze kandi nanone buri wese agira ibyo akunda. Nkuko bambara ziriya mpene barimbuke zabo zigera ahangaha bakikoraho rikaka bakumva birababereye natwe kubuko turi biratubereye. Nta nubwo dufite ipfunwe ry'ubwo buturage kuko ntago umuntu yabura amafaranga yo kugura ntago twayabura buri wese gusa ariko icyo kintu ntibazanakibeshyeho kuko abantu bavuga ngo kuba umurokore ngo nugucupira ngo baracupiye ubu se ngenda cupiye reka Jowe ngiye bona cupiye wambaye yitsiri mupe
ibyo bintu ntaho bihuriye. Ntago kuba umusirimu si ukuvuga ngo nishyireho ibirungo. Hari ubusirimu rwose abakristo bafite, ndetse twaranasobanutse. Iyo ubona abagore b'abarokore n'abakobwa natari beza, turi beza. Ntago rero kuba mwiza ari uko nafata uyu munwa wanjye ngo nongere hundi. Nta nubwo kuba mwiza ari uko nafata izi ngoyi ngo nzikureho. Nta nubwo gusirimuka ari ukuvuga ngo noneho ngo ninkuremo ibi byarumbiya byanjye narukubita ihuku ngo ntwihambirize cyangwa nambare tugufiye. Ushobora kwambara ibintu bigeze ku birenge kandi by'ibisirimu. Njya mbyambara kandi iyo ngenda mba numva ndi umuntu ukeye, ndi umusirimu. Bakungaragariza uko wambaye. Ushobora kwambara ibintu birebire ariko by'ibisirimu. Urabona mu by'ukuri ikanzu y'ibisirimu rwose. Ntago kwambara ibigeze ku birenge bivuga ubuturage. Kandi burya buri wese ajya aba fiyeri mu bye. Sibyo? Nimba umuntu yumva ari fiyeri yuko yambaye ijipo ngufi, nanjye ngomba kuba fiyeri yuko nambaye ijipo ndende. Hari ubusirimu rero ntago ari ukwambara ubusa, kandi ntago ubuturage ari ukwambara ibigera ku birenge. Nzi ko muri uyu mujyi hari abagore bakijijwe beza bari natireri. Ndeje ngiye mbona ari natwe basirimu. Ngiye mbona turi abasirimu kuko twebwe ubusirimu bwacu nta bindi twongeraho. Twifitiye natirere, burya umuntu mwiza uzamubonera kuri natirere. Umuntu rero ujya gutira ubwiza nuko ntabwo aba afite. Ujya gutira ubwiza ukagaya umunwa ugakubitaho, biriya ntago ari bwo busirimu. Ngewe numva ahubwo umusirimu hari umuntu usirimuka ufite ibintu origino, ibintu bya originali. Ako ntibankubite. Oya ntacyo bagutwara mbo icyo tuba tuvugiye gutya wenda reka hari umuririmbyi yitwa Pastor Mugabo Venuste ahaherereye na ndamusuhuje. Hari indirimbo agira nkunda cyane ibamwo ijambo rikomeye cyane wenda rituma nkigarura ku iyo excuse yawe. Haraharirimba avuga ngo nimuhore mukenyeye mu mitima amatabaza yanyahore yaka, aho gutanyura imyenda yanyu ahubwo mutanyura imitima, imyambaro yanyu ntibi bitenge cyangwa imishanana, imyambaro yaciba imirimo imwe yo kwera no gukiranuka. Urumva aririmba iyo ndirimbo ikintu yashakaga kuvuga. Ubwo ndagarukira n'abandi bantu batumva yuko hari abantu turi kwibasira ngo bambara ibintu bitari birebire, ahubwo icyo mvuga ndavuga ngo icyo Yesu ashaka nuko abantu bakizwa kurusha. Hari n'abana tuvuga rero bitwaza nyine ngo imyambaro miremire, ngo bitambaro, ngo twebwe ngo tudasuka, ngo tutagiye bigari gukizwa. Urasa niko gukizwa abacyarire. Ubwo nibyo byo ndirimbo rero igaruka. Ntago ariko gukizwa. Ibyo bintu twagiye tubiganiraho cyane ko tugomba kwambika imbere, niho hambere. Kandi burgerega ibiri imbere bijya n'inyuma. Ibiri imbere mu mutima w'umuntu birasesekara bikajya n'inyuma. Tugomba kwambika tugakora imirimo myiza y'abakirisitu, kandi ariko nutubonye ntihagire utwibazaho. Ntubona ko muvuga gutyo ngo imyambaro nta kivuze? Jowe nk'ubu mvuze ntireka mu kiganiro cy'ubutaha nkubitemo iminigera, waba urebe nuko bidashoboka ngo mbipime. Ese wazabipime? Oya reka ntiwumva nabo bavuga ngo tuvuga mini. Ubu ngubu nambaye ijipo igeza nkayizana rwose tukicarana na Bibiliya tukaganira neza amagambo andimo. Wacyumva ijambo ndi buvuge, wakumva ibihosho bankubita, baragutera amabuye. Kubera iki? Kuko hari n'ukundi ngomba kugaragara imbere yabo. Umuntu waje baramumenyereye gutyo akambara iyo mini, ariko ayambara nta kibazo. Ahubwo uhinduye ugakuramo ibirebire ugashyiramo ibigufi, nibyo byatera ikibazo. Kubera iki? Wahinduye bakumenyereye mu birebire. Ikindi nukuri ntago kuvuga ko umuntu ari umukirisitu atagomba gusirimuka. Nk'ubu hari igihe nk'ubu njye nigira natirere nkeya pe, ariko isuku nyikorera. Njya ngura isabune, nkagura shampoo na pre shampoo, ni shampoo bafurisha mu mutwe. Ariko hari n'utundi tuntu ngo barakore bashyiramo batwitiriwe y'ahantu ntabwo ndimo tuvuga izina. Uratuzi nyine badushyiramo nyine twandambe wagakiza. Hari utuntu bashyiramo, ariko turiya ubundi turiya tuntu bashyiramo dukeya bashatse bazashyizemo twishe.
ntawo babo kandi akagenda yihishe akagenda yihisha akajya gusukisha yihisha akajya kudushyiramo yihishe ubundi iyo byamaze kukuzura mu mutima ubu umeze nk'uwagize gute nk'uwamaze kubishyiramo buri umuntu ashatse yagenda rwose akanabishyiramo nta mpamvu yo kugira ngo ibintu byuzure umutima bigutsikamire ujye ugenda ubishyiremo mu buryo bw'umubiri kuko n'undi Imana igufata buri munsi nk'ubikora ibyo nari nkubwiye ni ukugirira umusatsi wanjye isuku hari igihe mbura nk'umwanya wo kwifuriramo gutya nkagenda muri saro sibyo nkagenda muri saro bakamfuriramo na ya ntuza yanjye n'isabune hanyuma bagahita bumutsamo bakansigiramo amavuta noneho bakavuga harabambwe kubera iki ugira ibikoresho ukagira isabune yo kufura mu mutwe ukagira amavuta mu mutwe natirere yawe uyitaho kandi uhozamo ibitambaro ariko kuba mpozamo ibitambaro ntibivuze ko nagomba no kugira umusatsi iyo natirere yanjye igomba kuba nziza hari igihe ujya utambaye igitambaro mu masharire ntago mbikunda ariko nshobora no kujyayo kuko burya impamvu nkunda gutega igitambaro ari abantu bafite itegeko ry'ibitambaro burya uranakoze kunyibutsa kino kintu nituvuga ibitambaro abantu bajya batwumva neza ntago ibitambaro ari itegeko ku muntu wese nka bene wacu ubundi igitambaro gitegekewe umuhanuzi sibyo umuntu wese uhanura nimba hanuye mu ndirimbo nimba hanuye mu ijambo ry'Imana agomba guhagarara imbere y'abantu ahanuye ariko apfutse he mu mutwe ariko buryo hari abantu Imana yahaye itegeko mu mutwe wawe sinzahabone na rimwe uwo nguwo no mu burira ashobora kukirarana no mu rugo akakirirana ariko ubundi nk'umukozi w'Imana nk'ubu impamvu nkunda gutega igitambaro nshobora kugitega nk'uku kuko ndi kubwiriza ariko buriya bishobora no kuba ngombwa no mu bukwe singire gute sintega igitambaro kuko nta romarike nigeze mpabwa yo kudakuramo igitambaro shatse nagikuramo nkanasokoza natirere yanjye nkajya no mu isoko nkajya n'ahandi ariko mu gihe ninjiye mu rusengero ngiye kubwiriza cyangwa hari undi murimo ngiye gukorera Imana ngomba kugenda nafunze igitambaro hatazagira n'abo bigusha ngo bumve ko igitambaro ari itegeko guhora ugiteze ntabwo ari itegeko kereka kubahawe itegeko umuntu ugira itegeko ryo gutega igitambaro ni umuririmbyi kuko burya umuririmbyi ni umuhanuzi wo mu ndirimbo undi ni umuvugabutumwa ukora amakora atajya byambara babaye basirimu nyine ariko kera barabyambara siyo mpamvu se nakubwiye ngo amazi ya kera yari amazi ay'ubu ni ibiroha kuba batabyambara niza ntege nke bagiyemo si ubusirimu buriya ntabwo ari ubusirimu pe menshi cyane ahubwo menshi babaye abasirimu ariko burya kera abaririmbyi ntabwo bajyaga baririmba mu mutwe adapfutse nawe urabizi aho ntubizi se ngo barashaka gusirimuka ku mbaraga ariko burya ngiye mbona n'agatambaro nta kintu kaba gatwaye mu mwanya wako rwose ko umuntu yakigira mu bukwe mu buzima ndetse busanzwe agasokoza nta kibazo ariko umuntu ugiye guhagarara ku ruhimba akabwiriza cyangwa akaririmba agomba gupfuka mu mutwe bakunze Iyobokamana TV murumva ko magenda mbabariza nyine bimwe mu byo muba mwibaza cyangwa mu byo muba mwantumye hari undi muntu wantumye ikintu arambwira ngo nzabaze kubera iki ukabona nk'umuntu wenda no umukozi w'Imana no mupasteri cyangwa nyine afite ibintu abakora bijyanye n'idini cyangwa ni nyine ibintu bitandukanye reka bari kumvuga ariko ukabona mu gihe cyose umubona no umumama cyangwa no umupapa afite umugore n'umugabo bari kumwe nyine ubufisho birazwi yuko babana n'umugore n'umugabo ariko akaba adashobora kwambara impeta nubyo impeta isobanura reka rero nkubwire ukabura impeta bisobanura kuri iyi impeta impeta nyine sinayambaye ndabisobanura ariko nk'umukozi w'Imana nkurikije Bibiliya soma cyangwa n'impamvu burya impeta umuntu iyo bayimwambitse uko biri kose icya mbere nuko bita bigaragaza yuko yafashwe yarasezeranye n'undi ntunyibeshyeho wa mukobwa we sindi umusore nubwo ubona afite imyaka mike dore ngiyi ntunyibeshyeho wa musore we ntunyibeshyeho wa mukobwa we dore nubwo ubona nkiri umwana muto ariko dore narafashwe mbese navuga yuko ari nk'isezerano ry'uko wenda ufite undi wenda mu buryo bugaragara umuntu ufite impeta ntiwajya kumubaza izina
uba ukoze amakosa kandi no gutereta ufite impeta nabyo buri inkunguzi kuko hari ibintu uba waravuyemo. Hanyuma rero ngewe ndashaka kubwira abantu bazisiga, ngewe simbashyira amakenga. Abantu bakunda guhisha impeta, hari umuntu ushaka kuyibagirwa mugahura yayibagiwe, ariko hari n'undi ushaka kutayambara kubera kamera imubamo yo gutereta, kugira ngo azagenda nyine akabibwira atazavuga ati have winshuka. Kuko urebye muri uyu mujyi hari abantu bamaze gukora ubukwe bigiza abasore kubera iki bazikuyemo barajugunye, ugasanga rwose ararambagije baramwemereye hakagenda akarambagiza bigakunda, ariko ntiwajya kurambagiza wambaye impeta ngo bamuguhe, ndetse n'uwo wayirambagiza yagira ikibazo kuko abona wasezeranye. Hanyuma impeta rero abantu ntibakaziti bajye bazigendana, cyokora umuntu utagendana impeta ngewe ntera ubwoba, kuko hari n'abazigenda yagera mu nzu akayishyira mu ikofi, uriya muntu ngewe ntera ubwoba kandi ntabwo ari byo. Umuntu wasezeranye akambara impeta ajya yigendana. Hari igihe kimwe nayiguze ndayiyambika, urumva jowe, yego ndakunda nigeze ngura impeta ndayiyambika. Nyigurira iki? Kubera ukuntu nyine nagaragaraga n'ukuntu nanganaga, wenda ubu naranabyibushye mba umumama mukuru, ariko muri ibyo bihe byo abantu bose naratambukaga ngo sister bakabona wenda ndi umukobwa. Hanyuma nkumva sinshaka umuntu nyita umukobwa kandi mbyaye gatanu. Hanyuma ndayigura nyikwikiramo. Urebe ko ibintu byose rero ari ibibazo. Kuyishyiramo kuyambara ntago ari uko nagira ngo nerekane ko nakoze ubukwe, nagira ngo nereka abantu ko ndi umumama bampa amahoro. Ariko nahuye n'ibihosho bya bene wacu, barampondagura wiyambitse impeta uyambara kubera iki? Ko biri kose naje kubaza umuntu mukuru, kuko abantu bampondaguye ndabigenzura nkareba koko atari amafuti nkora cyangwa ko ari byo. Nabajije umuntu mukuru nti rero ngewe nambaye impeta ndayambara, nyambara kugira ngo ntanga amahoro, kugira ngo abantu bajye bamenya ko ndi umumama. None ati hoya genda uyikuremo uyibike, nubundi naho waba uyambaye ntibabura kukugenza. Mbona yuko abantu banyibazaho kuko niyambitse impeta ndayikuramo ndayibika. Ariko ubundi rwose umugabo utagira amakemwa nubwo baziteretana, ariko ni byiza ko umuntu agenda yambaye iki? Yambaye impeta. Nimba waranayitaye uzagenda uyikoreshe, ntabwo impeta iba yanditse ko ari urukundo ruzira iki? Rw'iherezo, siko bivuga rata, ntabwo ndayambara. Ubwo rero n'ubuzira herezo impeta igomba kuzakuvamo ari uko wapfuye bagiye kugushyingura igasigara, ariko ukiriho nitakara ujya ugura indi ugomba kwambara impeta, kuko iyo mujya gukora amakosa naho muhera mujya guhisha impeta ukayivana mu rugo. Hari n'abagore rero babarakare abona afashe inzira asohotse ati kutayijyanye akayibwambika ku mbaraga, ati gende bataza kukumva. Abagabo ariko bakunda kutazambara ubundi. Abagabo nimo bakunda kutazambara, burya abagabo reka bakunda abagabo bakunda abagabo bakunda kugira abagore benshi b'abapagani, na bene wacu bafite intege nkeya, kuko ntago ndabona umugore n'ukuri ntago nzi bene wacu b'abagore rwose nabonye ibintu abagore bafite abagabo benshi ntago bajya ubona ari fiyeri ry'uko afite umugabo. Ngewe nta bagabo renzi bakuramo impeta ngo baterekana ko ari abagore, kandi abagore bagira ibibaranga, naho yayikuramo ejo abatwite, iyo adatwite aba afite umwana mu mugongo, iyo adafite umwana aba ari umukobwa ibere rihagaze ejo undi ryatangiye kugwa. Ibimenyetso by'uko turi abagore bikunda kutubaho, ariko abagore bakunda kwakira ko ari abagore, ahubwo abagabo ntabwo bakunda kubyemera kuko bagira n'akandi gatima nyine nuko. Ariko hari abantu bavuga ko ubundi ngo iyo uri umugabo ngo ishyano riba umugabo yaciye inyuma umugore ritandukanye n'ishyano riba ari uko umugore ari we wagiye mu bandi bagabo. Kubera yuko turi abakirisitu nta n'umwe bibereye, kuko umuriro Imana izavumbikamo abagore ni nawe izamvumbikamo abagabo. Ishyano twese turindiriye si ingaruka z'ubu buzima, kuko hari n'ababikora ingaruka ntizigaragare, ariko izahana umugore nayo izahana umugabo. Izo nyoroshye rero nibazihorere nibazireke kwiyandarika ntawe bibera. Byonyine uyu mugabo twamenye witwa Kristo
kubona umugabo ujya guhehetana n'abandi bagore afite umugore ukabona umugore uhehetana n'abandi bagabo n'umwanda naho ingaruka zo muri ubu buzima hari n'igihe ziza umuntu akazirengera ntacyo ariko nta muntu uzirengera ingaruka y'umuriro avuga ati ngewe ntago mu muriro wenda nzaba nambaye ibingibi sinzashya buri wese azakongoka ku giti cye ishyano ni ishyano ryo guca inyuma uwo mwashakanye nta n'umwe ribereye ntawe ribereye mu buryo buri spirituel nk'uko bisobanuye ariko noneho mu buryo bw'umuco bavuga ko ishyano riba riguye cyane iyo umugore yagiye mu bandi bagabo kuruta uko umugabo yajya mu bandi bagore ni mu muco ubundi mu muco wenda kubona umugore ufite umugabo n'abana ukabona arajya mu bandi bagabo byo biba biteye isoni cyane kuko dore ikintu nkundira n'abagabo umugabo ashobora kuguca inyuma ukamufata akagusisibiranya rusisibiranya wanjye bigahita birangiriraho ariko nagufate nibura afate telefone yawe bakwandikiye ati shushu nahamagara za nimero yumva ari umugabo nukuri kose muruhukira muri polisi cyangwa iwabo w'umugore kandi koko mu buryo umugore ni umubyeyi urugo ni umugore kuba umugore wabona ukumva ngo yagiye guteretana n'udusore cyangwa yagiye guteretana n'abandi bagabo biba ubona ari umwanda kuko umugore ni umutima w'urugo sebura umugabo ni icyo ubwo umugabo nyine ni umutwe w'urugo impamvu kigende ngo babivuga urabona umugabo ashobora kugenda agaca inyuma umugore ariko nta mwange akaba akunda umugore we w'isezerano bya hatari niyo yajya mu mwibyo bihabara bindi ku ruhande ariko umutima we uba ku mugore we wa mbere ariko umugore yaciye inyuma umugabo ajyana n'umutima n'ubutunzi byose agaciro uwo yagiyeho wundi nabyo niko nyine bano babivuga nyine jisite agenda agiye muri make agenda agiye umugore agenda agiye ariko umugabo watora ataha naho umugabo aragenda cyane umugore niyo mpamvu babiremereza ku mugore wagiye mu bandi bagabo wahita muzinukwa burundu wahita yasuzugura wa wundi kamuzinukwa ibiki byose kamufata nk'umuntu wa feke ariko umugabo we niyo yagenda akigira ikiraro igihe ararumbiye hirya aragaruka ahubwo keya azikaza cyane mu gihe ari guca umugore njye nimba hari abantu b'abanyamitwe ntakunda ni umuntu ufata inzira agaca inyuma umugore we nyuma ariko akicara ngo afite umugore kumuca inyuma byonyine uba wamaze kumusupima ejo muciye ngo haya mfite umugore wabanje ukabitekereza mbere yuko ujyayo byose ni ibintu bibi ni ibintu by'umwanda ubwo rero ngo tuvuge ko umugabo ari we ufite agatima akagenda agasambana akajya agaruka kwa mbese ubwo navuga ko ari umuntu uba ufite nka biro ebyiri aba afite biro ebyiri agira umugore asohokana agira n'umugore wo nyiramiruho nyine wirirwa mu rugo akagera uwo ajyana ku mazi akagira n'uwirirwa amufurira imyenda hoya bose ni babi gusa nyine ubusambanyi bw'umugore ni nko kubona umugore wasinze yego nabyo uzi kubona umugore wasinze ukagira ngo nibwo bwa mbere ubonye umusinzi ku isi kuko ari umubyeyi erega ababyeyi Imana yaduhaye izina ry'icyubahiro abagore umugore yabyaye Yesu umugore abyara abaperezida umugore abyara abafanda umugore ubundi abagore ni abantu b'abanyacyubahiro biyo ngiyo mu gikari abantu Imana yahaye icyubahiro ba mutima w'urugo uyo rero umutima wangiritse w'umuntu ubuzima bwose babwagize gute buba bwahagaze mu muco nyarwanda birumvikana umugore w'umusinzi umugore w'umusambanyi wirirwa guteretana n'abasore afite abana erega burya n'umugabo ashobora kubikora ntagire uburabukwe umugabo ashobora kubikora ntihagire urabukwe ariko unyumvire nk'umugore uba wirirwa mu bana burya n'abana bashobora no kubimenya ugasanga aranabibanduje ariko umugabo ni umwana mwiza aragenda akabirangirizeyo akabyara abana nka 3 iyo ntihagire urabukwa hakamara iminsi 3 atari mu rugo ngo yagiye muri misiyo ntihagire urabukwa ariko umugore byange bikunde niyo yabikoze biramenyekana ko umugore akomeye abagore n'abaperezida abami yabyara ni nawe wabyaye Yesu umugore ni umuntu ukomeye
urumva ibaze nk'umubyeyi wambyaye wa nyina wa Yesu ibaze nk'umubyeyi wabyaye mama Sharirene usabona mama wanjye atarakoze cyane yabyaye oya umugore reka mbabwire umugore ni uruganda rw'Uwiteka umugore abyara abahanuzi umugore abyara ba bishop na ba apotre umugore abyara intwari umugore ni umuntu ukomeye abagore nuko gusa bitesha agaciro ariko ni abantu b'abanyacyubahiro ntabwo mvise ijambo rivuga ngo nimuhamagara abagore bazi kurira kugira ngo barire barire Uwiteka agira icyo akora muri make abagore ni abantu bagiye babyara intwari iyo umugore yiyandaritse rero bisa nabi cyane umugore wabyaye Yesu Kristo yabyaye Yesu Kristo ibaze kwicara Imana igategura umushinga wo kuvuga ngo ngiye kohereza umwami azavukira mu mugore erega abantu bajya banga kuki Yesu atazirikanye nyina ngo umuntu umwe azashyiremo abagore abandi bagasubiza ngo abagore ngo kubera nta gahunda bagira ngo yari kujya babwira ngo barazinduka bagigarira bakabwira yuko imyenda badodesheje mu mujyi taruzura ngo bituma yifatira abagabo bari bagira intumwa oya nta wamenye icyo Yesu yahereyeho nta wamenye icyo yagendeyeho ariko ugiye kuvuga ngo abagore ngo bari kuvuga ngo imyenda we ubona nta gahunda ngira tuvugisha ukuri ahubwo sakeje singiye kwicira wari wabona untege unshaka ukambura uti duhure saa 4 sinjya ngutanga na hano rimwe na rimwe ariko sinjya wicira gahunda muri make ariko bo ntabwo urayica cyane wenda n'ibyo byarakubayeho yaba rimwe cyangwa kabiri ariko ubundi reka kubwiza ukuri mama Shari ahubwo urabivuze mana ya hari wenda wowe nta kibazo ariko abandi bo umuhana gahunda saa 4 bakaza saa 7 mwahana mbese bakirwa babe uzikora abagore hano b'abakozi b'Imana babavuga butumwa baba mama pasiteri n'abaki bamaze gutisaro kubera kwica gahunda z'abantu usanga girirwa besha abantu atanga gahunda kagira ute barangiye ugira Imana kumva iki kiganiro yumve yuko mukosoye kabisa kuko ari nge nzamasiona amazina yabo nk'abavuga burya rero iyo wamaze kuba umukozi w'Imana bikumva iyo wamaze kuba umukozi w'Imana no kugira gahunda urayigira kuko na Yesu yarayigiraga ura nubwo nabanye mu bana ari impinja nta mukozi ngira ubajije abashumba n'abapasiteri bagiye bantumira gahunda ni gahunda ibazeho n'umwana wanjye yarwaraga nkita mushakira umujyana kwa muganga ariko ivuga butumwe igiterane natumiwemo kikagera kuri gahunda wenda bura nta wamenye impamvu Yesu yahisemo abagabo urakereka senze nkayimenya kuko burira hari kandi burya abagabo mu rundi ruhande abagabo n'abagabo nta birantega ndende bagira haha mugani se nk'ubwo yaragendaga ati ngwino wiroba amafi uzaba umurobyi w'abantu umugore koko wasize umwana ari kugira vuba kugira ngo ajye kumwosa arahita akurikira Yesu n'uruhiga ari bwose sesa ni bene nyine ni bene ibyo dufite abagore b'intwari bura Joel dufite abagore b'intwari muzabamenyera mu bohamye bagenda bagira bagiye babaho mu buzima bukomeye gusa nashimwe ko natwe yatugira ikizira akaduhamagara none nanjye akamamagara ubone ngo kera nta mugore wari wemerewe kuvuga ijambo ry'Imana kera nyine Yesu atarabihinduka atarabibuka yebawe byari danje ntawavuga yareka uvuga iki n'uwashaka kuvuga ngo yagombaga kwandika ikibazo akaza kubariza mu rugo niko oyo mana Yesu nahabwa icyubahiro yarakoze yabaye agaciro yes bakunze ibiyobokamana TV murumva ko tuba turi kugenda tuganira neza nyine na mama Sharirene atubwira ibintu bitandukanye ariko mama Sharirene hari ikintu Yesu atarajya mu ijuru yasize avuze yuko nitumwizera tuzakora nk'ibyo yakoraga ndetse rimwe na rimwe tukanabirenga ariko nkunda kumva kwibaza kubera iki abantu bakoreshwa ibitangaza n'Imana cyangwa bakoreshwa n'Imana ibintu bihambaye abantu bakunda kuvuga yuko bakorana n'imyuka mibi kurusha kubabwira kwizera yuko ari imbaraga za Yesu zibikora kandi yarasize abivuze yego reka turebere ijambo ry'Imana igitabo cya 2 cya Samuel igitabo cya mbere cya Samuel mu bice byaho 17 umurongo wa 45 ngo Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu ariko ngewe nguteye mu izina ry'Uwiteka nyiringabo Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye amena
warumbajije ngo kuki Yesu yasize avuze ko abantu nibamwizera nitumwizera tuzakora ibirenze n'ibyo nawe yakoze. Hanyuma ariko abantu bakoreshwa ibitangaza bisa n'ibya Yesu basenge abantu bagakira, aba bana n'ubumuga runaka bagahaguruka, bazuye abantu, ariko se babazuye se cyangwa bakoreshejwe na Yesu bazura abantu, ariko abantu bakavuga ati bari abantu ati ni izindi mbaraga zibiri kubera iki? Reka rero nkubwire, ngewe urabizi ko nta na malariya asengera, mu mpano mfite muri make ntabwo ngira impano zo gukoreshwa ibitangaza. Ubu nta muntu wasengera ngo ndarengana ndi umweru oya. Gusenga nsengera abantu nimba bakira ntabyo nzi ntabajya bampamagara rwose ndabasengera abatwite, ariko nimba barabyaye abo nasengeye ntabwo bongera kubimbwira ngo twarabyaye cyangwa byagenze gute, ndabasengera nyine bisanzwe. Ariko muri make ntabwo niyaminiye ngo mfite impano ndakurahi, reka da ntabwo umunyabitangaza ntabwo iyo mpano nayihawe, ariko bitavuze ko abandi batazifite. Ngewe impano nifitiye urayibona ni iyo kwigisha, ariko urumva ndabivuga nyine nk'umuntu guhanura nabyo nyine ni hari igihe nyine bijya biza, ariko nyine nge numva impano mfite ngirira icyizere niyo kubwiriza ibi bintu, iyo nayihagararaho nkanayizira emera nkayizira kuko indi mu maraso. Buri ntambwe ngo yo guhanura sinzi ibintu wanuye bigasohora byinshi. Ubwo ni ibintu Imana yankoresheje gutyo, gusa iyo mfite icyizere niyi kuko ari byo mbona bikorwa cyane. Hanyuma rero abo bantu bavuga Yesu koko yarabivuze ku bantu bashobora kuzakora ibirengeje ibyo nawe yakoze. Hanyuma ukagira uti abantu bajya babona ibitangaza biba bakavuga ko abantu bagiye ikuzimu, mu bapfumu, izindi mbaraga, ibintu nk'ibyo kubera iki? Reka rero nkubwire, aha hantu ngewe hajya hantera ubwoba. Ngewe ubanza mfite n'impano zo gukoreshwa ibitangaza, hari nabihisha nkabona Imana ibinkoresha, kuko buri hari igihe nicara havuga ariko se ko abantu hari abantu bafite impano zikora ibitangaza, ugasanga wenda ubana n'abantu bafite uburwayi bwanze kubavaho, kandi ugasanga nyine barasengewe ntibakira, ni urugero. Cyangwa ugasanga mu iteraniro hajemwe abasazi, kandi ngo harimo abo bantu bafite iki, ukabona abasazi baje barongeye baratahanye ibisazi byabo. Hanyuma ejo ubundi nkumva ngo bagiye gushinga amatorero, wajya kumva nyine ukumva ngo ibirema bigize gute birasimbuka. Ariko wenda nk'ibyo nagerageje kwirebera gutya nanjye, ibyo binavuga ngo bafite izindi mbaraga, nanjye arahongera nkabivuga, kubera ko urebye uburyo bikorwamo n'amagambo avugwa n'indimi ziba zirimo. Iyo uri umuntu ugenzura ibintu by'umwuka uribaza uti iriya ni Imana. Noneho ukibaza iyo Mana ishyira abantu ku murongo, umukozi w'Imana ari bugusengera, impamvu uri abantu babikeka ni Imana yo gukeka bakoresha, kandi nanjye niyo nkoresha. Ntabwo neretswe rwose niyo gukeka, mba nabiketse. Hari igihe ukeka bigakora nabyo, ugasanga abantu yabapanze ku murongo, ugasanga n'ubushobozi bw'abantu buratandukanye. Ugasanga ati aba turabonana iyi saha uyu muntu yitwaje aya, aba nabo turabonana iyi saha mwitwaje aya ngaya. Ugasanga wa muntu kandi afite n'ababodyguard, sibyo? Mbese uri isuzugurwa utagira amafaranga, kumugeraho bikaba bitakunda. Noneho umuntu akaba yatekereza iyo mpano koko y'Imana iri bukiza abantu, umuntu agashyira abantu mu byiciro akabaka n'amafaranga, ukibaza impano yavuye mu ijuru ku Mana idatangirwa ubuntu, ngo abantu bose abakene n'abakire n'abatazwi n'abaje n'amaguru rega babuze itike yo kugira ngo bakugereho, ugiye gutanga ukubaka amafaranga, kandi wenda baranivuje amafaranga yarabashizeho. Hari igihe nyine umuntu ahita yibaza ati ni iyihe Mana, impano y'Imana iba mu muntu ujya kugusengera akabanza akakwaka iki, akakwaka amafaranga. Ikindi aya magambo tumaze gusoma aha ngaha, hariho uyu mugabo Dawidi
ngo yabaga mu ishyamba, hanyuma ngo ajya kuvuga ngo wanteye icumu n'uducumu, wanteranye icumu n'uducumu, ariko ngenda ashaka kugutera mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. ariko mbese ahantu yashyizemo Imana ashyiramo ingabo za Isiraheli. muri make yakuyeho icyubahiro cye, yakiyambuye, umva we, agishyize ku ngabo z'Imana ya Isiraheli, agishyira ku Mana ya Isiraheli, ntashaka kugaragara. hanyuma agiye gutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. uwo muntu urumva ko nta cyubahiro yashakaga, kandi koko umufilisiti yamuteye mu izina ry'Uwiteka. hanyuma umufilisiti yagira gute? hamuca igihanga koko, kuko yateye mu izina ry'Uwiteka. ibi bintu rero by'ibi bitangaza biri kubaho cyangwa byanabayeho, sibye ko birimo biragabanuka, ngewe byagiye bintera ubwoba. Yesu yagendaga akiza abantu uburwayi, ariko akavuga ngo n'ibyaha byanyu birababariwe. abantu bafite ubumuga bubiri, ubumuga bwo mu bugingo n'ubumuga bwo ku mubiri. umuntu azishe ananiwe, amugaye umubiri, afite n'ubumuga bwo mu bugingo, imbago nimba azitaye ariko asigaranye ibyaha, uri umukozi w'Imana, ntago guta imbago aricyo kintu cyihutirwaga, ahubwo hihutirwaga no kugira gute? hihutirwaga no kugira ngo n'ubugingo bwe bubohoke. impamvu rero tuvuga ko ziriya mbaraga zitava ku Mana, ntago imbaraga z'Imana zururuka mu iteraniro ngo abahumye bahumuke, abagendera mu tugare bahaguruke, ngo abasambanyi basigare. hariya niho ngirira ikibazo. ntago bishoboka ko Imana ishobora kwita ku buzima ku mubiri w'inyuma, ariko ubugingo busigare bufite ikibazo. ngaho impumyi zahumutse, ibirema byasimbutse, ariko indaya urazujuje aho. harimo indaya 2,000 zitahanye uburaya, batahaye amashyi gusa, ngo ibirema byagize gute? ari imbaraga z'Imana. rero ikintu cya mbere kikubwira ko ari imbaraga, ari umwuka w'Imana. mu iteraniro niyo hari igitangaza kigiye gukorwa, hari imbaraga zo kwihanisha, nizo zibanze mu iteraniro rizitabanzamo imbaraga zihanisha abantu, ntabwo uriya mwuka ubuva ku Mana. kandi ikimenyetso cyerekana ko mu iteraniro harimo imbaraga, si uko imbago zijugu n'umuntu arahaguruka, nk'ubwo izo mbaraga zituma umuntu ajugunya imbago, ni nazo zikura puridasi mu ikofi. ukabona umuntu araje ati, Imana imbabarire, nari umusambanyi, Imana ni ko wabonye abajugunya imbago? wigeze ubona abasambanyi bihana? nari mfite ubumuga bw'ubusambanyi, nasambanaga n'umuto n'umukuru, ariko ndashimira Imana ko numvise imbaraga z'Imana. Imana nimbabarire, nakujemo abakobwa inda, narateye inda ndajugunya, nabyaye abana batagira umubare, ariko ntago nari narihannye. Imana imbabariye, mbaye icyaremwe gishya. ahubwo ngo abantu imbago, hoya. imbaraga z'Imana zikora ibintu bibiri. icya mbere, abantu babohoka mu bugingo, bakihana, abantu bakazana n'inzaratsi, bakazana n'imiti bahaga abagabo, bakazana ibyo bazana gucuruza ibyatsi, bakabitaho mu iteraniro. imbaraga y'Imana rero imaze guhiga ubugingo bukaboneka, ihita ikora ku mubiri. abasazi mupfukame, abameze gutya mupfukame. ariko umuntu uzabona buri munsi ngo ni ibitangaza bikiza umubiri, ntago zirambaraga ari iz'Imana. naho Imana itabimbwira, nkakurikirana igiterane cyabereye ahantu runaka, nkahita numva ngo batangije ngo abarwayi amashimwe y'abantu akabara yo kubohoka ku mubiri, ku mutima bagasigara ari imboga. nta nyungu z'Imana. ikikubwira rero ko atari iz'Imana, zirambaraga ziranacuruzwa kuko ziba zaguzwe. barazicuruza, ntiyagusengera utayamuhaye, kandi bagushyira mu byiciro abakire baba bazi. imodoka buryo umuntu yaparitse Vigo n'uwaparitse akamodoka gasanzwe biba bitandukanye. waparitse Vigo ntiwabeshya ko nta note ufite, ugomba uzana inote, kuko izo mbaraga nazo ziba zaraguzwe amafaranga. niko biba bimeze. ahubwo ikindi Joel, izi mbaraga n'ibi bitangaza njye ntinya kubivuga, kuko se koko abantu bakeneye gukorerwa ibitangaza ni benshi. hanyuma wareba abantu ukuntu ibitangaza bahanuriwe cyangwa babwiwe bimwe ntibiri gusohoka.
wareba noneho n'abafite izo mpano ukabona kugira ngo bagende batera imbere mu buryo bw'impano zabo ahubwo bakagenda bazima. hano arahongera nkavuga ni mbese imbaraga z'Imana zavuye mu ijuru nizo zakendereye ba bantu byagenze gute? ukumva ko harimo ikibazo gikomeye cyane. Izo mbaraga rero ziri gukiza abantu bagende bazitondera. hari umukozi w'Imana umwe wigeze ahanurira abantu ababwira ko ngo gutura yabatse ituro ryo kugira ngo Imana ibahe vewiti, ko icyo cyatoye abantu benshi cyane nk'ibihumbi byinshi, ku buryo iyo izo vewiti ziza kuboneka byari kuba ari ibindi. Ukibaza se niba ari umukozi w'Imana wabivuze abakanatura ko iryo turo rya vewiti kuki batazibonye? Ukibaza nyine ukabyumva ko wamugani haba harimo wenda n'ibindi bintu umuntu atasobanukirwa, wenda umuntu atarabihagazeho ngo agenda acira umuntu wamushinje ngo ibiki n'ibiki, ariko burya mugani imbaraga z'Imana ziragaragara aho ziri. By'ukuri zikiza ubugingo, wenda zikanakiza n'umubiri, ariko zabanje ubugingo. Ni ubugingo bubanza. Ikindi nyine abantu kubera umubabaro abantu bafite imibabaro y'ubuzima. Umuntu wese icyo wamubwira cyose uti Imana izakugira gutya kora gutya arabyemera, kubera ko bafite umubabaro w'ubuzima, bafite imibabaro y'intambara, mbese akantu kose bababwiye baremera bakagakora. Ariko burya umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana. Nta mukozi w'Imana nese akantu kose ngo nimba ushaka ko Imana izakurinda muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo nimuzane ituro ryo kwishinganisha. Yego ariko se biriya byose ntabwo ari byo turo. Ariko ni iki Imana wayihino turayirusha ku buryo ushobora kuvuga ngo Imana ngo yizanira amafaranga ngo izakurinde? Ese ubwo Imana neteri ngo ntizakurinda kuko Imana neteri 5 bahemba buri kwezi? Imana ni gari 5 bahemba buri kwezi? Imana ni umuzamu ku buryo ihemba buri kwezi ngo ikurinde? Imana murayikangisha inote se bayirusha inote? Isi nibiyuzuye byose nibyo Uwiteka. Imana ikintu nzi ugishaka kuyishika kikavuga itumva nzaguhagararaho no kuyubaha no kuyitinya. Urabwira umukobwa wamaze abagabo babandi ngo zana amafaranga, Imana ikurinde guhaza uburame. Ese ubwo mu mishinga y'Imana ikurinde kuko uri gusenya ingo z'abandi? Ni ikibazo. Ntabwo bishoboka ibyo. Ni ikikwereka ko baba ari kwishakira yabo. Kandi burya muri ibi bintu turimo hari abaje gushaka yabo da. Kandi reka mbabwire, akwigisha se kujya mu ijuru warajyayo? Akwigisha agakiza waragafite? Akwigisha Imana ngo uyimenye warayizi? Buri wese akumanuka naho ajya. Ahubwo icyo nakisabira abantu, Imana bishakira Imana ibiyereke. Imana ibiyereke. Kuko nta muntu uzaza kukubwira ngo ngende umukozi wa shitani. Ntibishoboka. Nta nubwo aza guhagarara imbere y'ameza amahembe n'umurizo. Aho aba yacakiranye na shitani we nawe amuhamayeri. Kuko burya abantu nubwo bakorera shitani baramwanga, baramukorera kuko babuze imbaraga zo kumwigobotora. Umuntu avuze ati ngende shitani nubwo muza hano ngewe ndi umukozi wa shitani, bose basohoka. Nugukoresha iyi Bibiliya kandi n'ijambo ryo kuyobya abantu akarisoma akavuga Imana. Wa muntu rero nawe udasoma ijambo, wa muntu udasenga, wa muntu utagira amakuru yo ku Mana, hakamujyana aho ageze gute, bakamujyana aho bashatse. Okay. Yes, ubundi izina rya Yesu baravuga ngo ni bimwe mu mazina atunze abantu benshi. Ari abarikoresha neza bariho kubera ryo, ari n'abarikoresha nabi baryitwaza nabo bariho kubera ryo. Reka rero nkubwire nimba hari abantu Imana izahana kurusha abantu, ni abantu barishije iri zina mu mafuti. Mubiri izina rirantunze iri zina naririyeho, iri zina ndyambariraho, iri zina rimpa amahoro, iri zina ryakiriye umumaro. N'abantu baririsha mu buryo butari bwo niyo babireka bakarikoresha neza n'ubundi ntiwabura kuririraho. Aho kugira ngo umuntu nimba ari afite ibibazo, umuntu wafashe iri zina rya Yesu akavuga ati ngiye kurigira igishoro rizamukoraho, kuko rimwe nicaranye n'Imana turi kuganira, numva iranyongoreye, numva imbwiye ibintu bibabaje. Zirasengero zitwa boutique church, insengero z'ubucuruzi, niho numvishira iryo jambo boutique church, insengero z'ubucuruzi.
numva ngo aho kugira ngo ushinge urusengero kugira ngo inda yawe yuzure washinga akabari ugashyiramo inzoga z'amoko yose ukitwa umumanyura amazi hanyuma ukazazira ko wagize intege nke zo gucuruza inzoga ariko kugira ngo uzirire iri zina kubera iki iri zina rya Yesu ntirirobanura umukire n'umukene hanyuma iyo ukoresheje izina rya Yesu ukavuga ngo abafite abanshaka muzana aya ngaya uburishebeje ubwo ni nkaho ububwiye abantu ngo kubona Yesu ni inoti kandi turabizi ko hari n'abakene bashaka Yesu uba wirukanye abakene uzanye bakigenza ni nayo mpamvu uzasanga mu nsengero za butike cace umuntu wese uparitse akaparika ku rusengero abadiyakoni bamusamira mu birere bakamujyana imbere ariko nyirasuzugurwa waje yenda kwitura hasi yabuze n'ibiryo bya nijoro murebe iyo mwicazaho n'inyuma ni nk'aho bavuga bati wowe niyo utirirwa ugize ute uza kuko ntacyo waje kumara Joel nk'ubu izina ryawe Joel ryonyine urabona izina ryawe Joel cyangwa izina ryawe Bashareka tubarike twivugira nk'ubije izina ryanjye ntago rishobora gukiriza gripe nta muntu wasengera uti mu izina rya mama Sharirene ngo bazimu bamuvemo nta n'umutwe wakira nta n'amahoro yaziryo joro bivuga ngo izina ryanjye ni izina risanzwe ariko hagize umuntu ufata izina ryanjye akaryiyitirira akajya gukora amakosa wenda kuko nsanzwe nihangana narira nkihangana ntimana kuko wabibonye ariko ubundi uwinkwakuzi yajya muri ribe ndabeshya akagenda ati ngiye mfite ikibazo umuntu yafashira izina ryanjye ajya kurikoresha ibi nibi wariburanira rwose n'abavoka bakazamo bigakomera ari izina ritabohora ababoshye ari izina ritaruhura abarushye ari izina risanzwe Joel risanzwe amazina yacu arasanzwe haswe rero izina rya Yesu nawe ntazabura kwirwanirira abantu bari izina rya Yesu abapfakazi bahamagara abana babo bakiga izina rya Yesu ifubyi zigahamagara iri zina rya Yesu rikabarera rikababera papa na mama izina rya Yesu uvuga ubuze bitatu ukahita uryama ukizigura izina uhamagara ugeze mu rubanza haleluya amen ugeze mu rubanza rikaburana rikigwatiriza nta wundi mu metero ubayemo izina rya Yesu rikwirukanaho abadayimoni n'abazimu bari bagushagaye urikazana abamarayika izina rya Yesu rikurinda gukenyuka ukaba umurame izina rya Yesu riruhura abarushye izina rya Yesu ryatugeze abagabo turi abagore izina ryadukuye hasi mu mukungugu rikatwicazanya n'abakomeye ntago warikoresha uko ubyumva ngo birangirira ubwo ndaboneyeho n'umwanya wo kubwira abantu barikoresheje ahatari ntago bizarangirira erega ryatangiye kuburana iri zina ryatangiye kubikora ubuse ubona abantu ritarabafashe kunda abantu bamenyereye kuririsha ngani bongere baririsha nibongere ayiwewe ngo yo kwishinganisha ngo yo kurara rusinziriye ngo uza amaturo yarasigaye ariho uko amaturo ariko abantu mana nubwo mu binkora abantu bari bakabije reka isengero bazegekeho bari barashyizeho none ibitaramo by'amasengesho atari ukugira ngo bibe ibitaramo byo kubohora abantu ari ukugira ngo bibe ibitaramo byo kwinjiza amaturo bagashyiraho amasengesho y'ibyumweru bibiri y'icyumweru atari ukugira ngo abantu babohoke ahubwo inyungu ari izo kugira ngo amaturo aboneke iki nakubwira yuko ari amaturo bashakaga nuko bashaka n'abavuga butumwa bazi kuyaka nimba umuntu ateguye ijoro ryabohoka kuki udatumira bigisha abantu kubohoka ugatumira abakinode burya Imana yatangiye Yesu yatangiye no guhagarara ku izina rye yari amaze iminsi ababaye abantu barimo barabeshya Yesu ngo Yesu arambwiye ngo zana amafaranga yangaya ngo uburwayi ufite kandi Yesu w'abandi ntaho banahuriye nta naho baherukanye azirwanirira yarabitangiye ubusi yo bane insengero zegetseho ngo ni corona ngo ni leta oya nta muyobozi wakinze izisengero ntawe uyu mugabo nawe byari byamurambiye umuntu wese ushaka kugura imodoka agahita akubita umubare akareba uzi ko ari umuntu wigeze aza kunsura mu nzu nabagamo ngo mbega inzu
ngo iyi nzu yabamo urusengero rwiza intengurwa rwa emerita urumva ni urusengero se ngo babahoke ni urusengero kugira ngo barye action yes warukomeje n'ubundi nyine kutubwira ukuntu izina ryayo yatangiye kuza kugira gute kuriburanira mureke mbabwire ubu hari abantu barakariye Imana ati Imana iravuga ntisohoze hari abandi barakariye Imana ngo Imana yarababeshye kuko ngewe nzi mu myaka ishize abantu baraje sinzi umuntu wabwiye undi ngo mama Sharene yarasengeye bimera gutya ngo uzagende n'abagusengera hanyuma umuntu araza ati mama Sharire ucangahe se ko mfite ibibazo byinshi ngo usengere inti ngo nyine naguhangahe wowe mama we narababaye ndavuga ni kuki umbwiye ngo ncangahe se arambwira ngo erega abantu bose bambwiraga nyine ngo ni kugira ngo mbasengere ndabaha amafaranga kugira ngo bamusengere kugira ngo bansengere ndabaha amafaranga uwo mubyeyi afite mwene wabo ukomeye muri iki gihugu baramucucuye ndakubwiye ngo ubu no kubona ibiryo arya biramugoye yari afite amafaranga burya iby'abapfu biribwa n'abapfumu koko yagiraga amafaranga menshi ari umubyeyi umeze neza uhagaze neza utagira ikibazo ariko yahuye n'amasiha y'abakozi b'Imana isiha urayizi isiha burya iyo isiha iri mu nzu isiha amafuku hari uzitunda ushobora kuzashiduka nta kintu gifite mu nzu zigenda zishyira mu mwobo burya uvumbuye umwobo w'isiha usanga hapakiyemo ibintu n'ibyo zitariye ugasanga byose yazibitse kumbi bamumereye nk'amasiha kubera uko bamubona na mwene wabo ukomeye uje ati ngewe uzampa 200 ubwo hari igihe nyine umuntu aba yifite ibindi bibazo atari iby'ubuzima yifite ibibazo by'abana yabyaye abana bamunaniye wenda bakankura urumogi n'urugero abakobwa bamunaniye bakabindaya abana bamutuka yarabibyariye akumva akeneye ko Imana imuruhura hanyuma akitabaza umukozi w'Imana umukozi w'Imana yaza ati iki kibazo cyawe kirakomeye hanyuma kugira ngo kikuveho burundu ubuzanya vasi ya 200 ntacyo mwijuru hari Imana ikomeye mwijuru hari Imana nziza ifite ubushobozi akamurondorera nabo yasengeye bakize 200 yaba atafite mu rugo agahita ajya kuri banki akayabikura hanyuma rero hashira indi minsi akavuga atariko uriya mwana wawe hari undi mudayimoni wamwinjiyemo nge namubonye kandi waje noneho harakazi hanyuma mpereza amafaranga aho ngaho nta kibazo mpirgitana ndajya ku musozi w'Ibugande ugene mukabona Imana ifunga imipaka ubu si imisozi baracyayiriraho uza abantu baririye kuri ura musozi w'Ibugande ndakugira Ibugande hari umusozi nka 50 urabona itike n'imisi nzahamara ayo kurya uwo musozi nzaye umaraho 3 byana bangombwa ugasanga agiye kwirirwa yikatira Kampala n'uwo musozi yiteza imbeho ngo bamuseke n'uwo musozi ntawe ukandagireho ugasanga abantu barabasahuye barabamaze icyambere wa muntu yavuze yuko musengera Imana ikamukiza byanaba ngombwa akavuga ati Uwiteka arambwiye ngo wa muntu abana be bagakomeza kunywa inzoga bagakomeza kunywa urumogi bagakomeza kuba babi wa muntu ati Imana warashutse warambeshye ariko se koko urumva ari Imana afasha umuntu w'Imana amuteranyije nayo icyo gerere nayo irahaguruka ivuga iti hoya ntago uzakomeza kumbekera niyo mpamvu ubu bamwe bafashe kunda insengero yarazifunze hari n'iti zitazongera gufungurwa rwose kuko buriya nimba hari ibintu Imana igiye gukoramo kandi ndababwiza ukuri mbere imbwira ngo boutique church nabitanze mu butumwa nikera ntaragera mutaramenya nyine imbwira ngo isengero z'ubucuruzi ngiye kubona mbona bazegetseho igihe bazikingaga ngo hakorwe isuku hari abantu Imana izakingira isengero na niyi saha bibagirane ko bigeze bazikingura igenda izegekeho wenda bazashyiremwe amakaro wenda izazegekaho bya burundu kubera ko isengero ziri muri uyu mujyi iyo ziza kuba zifitiye Imana umumaro no muri corona tuba dusenga ariko kuko Imana yabonye ko urusengero n'utubari byose nta nyungu iri kubonamo niyo mpamvu yabaye ibyagetseho byose irabifunga abantu baguma mu rugo kugira ngo twisubireho duhe Imana agaciro
duhe urusengero agaciro kugira ngo nitunakingura tugasubira mu nsengero tuzongere tubane n'Imana. Imana rero yaje guhagarara ku izina ryayo kandi yaje kuriburanira, kandi ndishuwa yuko byaratangiye kuko ubu no kuba n'ubutuburira muri korona uramutubura se wari kwinjiza ubu se ko babatuburiraga bajya Dubai no mu Bushinwa bafite stress zituma bataza mu nsengero, yashaka gusenga akabahamagaye umutubuzi akamutubura nawe akamugabanyiriza kuyavanya mu Bushinwa. Ubu ngubu n'Ubushinwa burafunze, ni Bugande harafunze, na Dubai harafunze. Uko biri kose Imana iri kubafata kuki, iri kubafata kunda. Ariko icyo Imana ishaka ni ukugira ngo n'abayobye bazi, ni ukugira ngo n'abibwiraga ko bazarya uko batubuye nabo bazi. Kuko nge namenye neza ko utanatubuye ugakorera Imana mu kuri no mu mwuka, Imana igomba kukumenya. Kandi impamvu igomba kukumenya ni iyihe: nimba leta imenya abakozi bayo, rimwe na rimwe itereka tuzabubakira amazu mujya mutwishyura buke, ni ukugira ngo abakozi ba leta barushaho kumera neza, bakabamenyera ubwishingizi, bakabamenyera ay'imodoka. Ubu koko ni ngewe ugomba gukorera Imana ntinzirikana ubuzima bwanjye. Kandi noneho muri iyi minsi Jowe niho nabimenye ko iyo wakoreye Imana nawe irakuzirikana. Bakunzi b'iyobokamana TV, mwabyumvishe nyine ni ikiganiro gifunguye twagiranaga na Mama Sharirene tuganira ku bintu bitandukanye. Haba hari mwivugabutumwa rikomeye Mama Sharirene, nukuri ndumva nta bintu nshaka ko tuganira. Reka dusoreza ahangaha. Abantu badafashwa n'ibi ngibi ngo bibahindure, ibyo birabareba. Ubwo bazarindira n'ibindi bizaza nyuma. Bazafashwa n'abandi cyangwa sinangwa gufashirizwa hano. Imana yaratetse ibyo kurya byinshi kuko izi ko n'ababirya ari benshi, buri wese azajya ahitamo ibyo. Ariko rero n'ibiryo nibitanakuryohera ntukavuge ngo biya biryo ndabyanga, hari ababikunda. Nk'ubu ngewe sinkunda ubugari, ariko nshaka kubuvuga nabi ukamera nabi wenda w'ubukunda. Ubwo rero biba bifite abo byafashije, kandi bajye bafashwa banahinduka. Niko bimeze. Reka rero tubashimire cyane ko mwakurikiye kino kiganiro aho muherereye hose, nyine nk'uko twatangiye tubasuhuza tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ibahereze umugisha cyane kandi ikomeze kubahera umugisha no kuyobokamana TV. Nyine hari byinshi tuba tugenda tubafitiye mu minsi ya vuba cyane, turimo dukora ikintu gikomeye mugiye kuzabona kuyobokamana TV kiri mu ivugabutumwa rikomeye. Nzakivuga ikindi gihe, ariko ni ikintu kiza cyane turimo tugenda tubateganyiriza. Reka rero tushimire na Mama Sharirene kuba yaba yemeye kuza gukora ivugabutumwa. No kuri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, iguhera umugisha iyo umaze gukora, inaguhera umugisha n'indi utarakora yaguteganyiriza. Kandi ngende umuhesha w'umugisha unyisabye abantu barayibona. Ubwo rero turagushimiye cyane. Twarangiza utanga nimero za telefone ubundi ukadusengera tukagana ku musozo. Nimero zanjye ni 0788 355 42 668. Hanyuma Imana nibaho umugisha. Reka dusenge. Mana ifite ubutware n'ubushobozi, turagushimye kubw'aya masaha uduhaye kugira ngo tuganire ku byawe, abantu barushaho kumenya no gusobanukirwa. Ndasabira umugisha abateze amatwi, ndasabira umugisha abashaka kumenya, ndasabira umugisha abahindukiye n'abafashe izindi ngamba, kandi ndasengera abantu bawe kugira ngo bahe kujonjora, bajye babasha kugira ibyo barya n'ibyo bacira. Ndasengera abantu bawe kugira ngo bakomeze kunguka ubundi bwenge bwo muri wowe. Kandi nkweretse abakozi bawe bataye bagatana bagatinzira, nabo ndabakweretse, ndabizi ko utabakweho amaboko urabakunda, niyo mpamvu ukora ibi byose. Aho bari hose nabo ndabasengeye ngo ngere ubigarurire, bahagarare mu murongo wawe, izina ryawe ryamamare muri bo kandi rikora imirimo ikomeye. Ndagushimye rero ukomeze kugira neza igihugu cyacu, ugirire neza umukozi wawe Joel, ugirire neza abadukurikirana. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.